Muraho neza, reka nkwereke nimba tone imwe ingana n'amadolari 2 cyangwa se 2.97 ari dolari ari tone imwe. Ubwo muri no platform ngiye kwereka uburyo yo gukora amafaranga nta gishoro, minimum yo kubikuza ari 0.1 ubwo yabangana ngayo mu Manyarwanda. Reka mbikwereke. Ibaze none ukomeje kuyazamura yabangana na 0.2 ukomeje kuyazamura kugeza ageze kuri kiriya cyiciro. Hanyuma rero ngikona kwereka muri platform ugiye kuba wakiyandikisha muri twa Tony King, ukabasha kuba wakoreramo coin akawiza ubikuza akakugira kuri mo, kugira ngo rero bigihude cyane bimere neza. Okay, none ubwo bisone kugira ngo ugere kuri no link uri buze ko waza ukakanda kuri mo wa hejuru, urakanda hejuru ya mo kuri title cyangwa se ku magambo kuri titre wakanda. Nyuma kuwakanda rero urahita wongera uzura, urahita ubona akarinki gasa blue, urahita wongera ukande ku magambo karaba kari imbere, bidugakandaho ubone iyo link ni irakugenera muri WhatsApp channel kugira ngo ubone iyo link. Urayikanda iyo link y'ubururu biti loadinga gatoya, nimara ku loading riti kugeza ahangaha uramanuka gato, umanuke gato uhita uzanitse ngo view channel. Kuri view channel niho haba harimo link. Iyo link uyikandaho ugahita ukanda kuri view channel igahita ikuzanamo hano ngaha. Ko wowe abari bwukigeramo yudasanzwe irimo uhita usanga haritse ngo follow channel, ugahita ukanda kuri follow channel. Ukimura gukanda kuri follow channel ko wayigezemo, then hanyuma ugahita ubona hano hari akazogera ugakandaho, yero ubwa mbere uyigezemo ugahita ugakandaho. Yego nuko nguko rero ubwo ushaka kuza harageze ibintu byinshi, uzamanuka gutya ukomeza umanuke uzamuka hejuru uzamuka hejuru kugeza uhita ubona akarinki kanditse ngo Tony Link. Uzakanda handitse ngo Tony Link, hanyuma uzahita ukanda kuri iyo link, ukande kuri Tony Link. Ugize n'ikibazo wabyandika hasi muri comment. Ugikanda kuri link rero iyo ugeze hano honyine uhita ugakanda handitse ngo sign up. Wakanda kuri sign up ugahita ushyiramo imyirondoro gake cyane. Ahambere ukuntu bigenza usonekirwe neza akantu kandi dushyiramo username yawe cyangwa se akazine kariko kose ushaka. Reka nshyiremo try me, nshyiremo new one cyangwa se ushyiremo prof, sibyo uyishyiremo, ushyiremo izindi gihe cyose ushaka. None ahakurikiye utishyiramo email yawe, guraza guhitamo email ushaka gukoresha. Iyo umaze gushyiramo hano, umaze kuyishyiramo hano hari ikindi kintu abantu bajya bahura nazo kuri challenge wenda kuri password cyangwa se hano bari gushyira. Uzajya ushyiramo nurangiza ubanze use nk'usiba mbere y'uko utangira gushyiramo password. None ushyiramo password ushaka kuzajya ukoresha, sibyo uyishyiremo numara kuyishyiramo, sibyo mubishyiremo neza. None password numara kuyishyiramo uhita usiba iyo nyuguti ya nyuma wongera uyandikure, sibyo wongera uyandikure. Niko bigenda, ikintu cyose wanditse uhita usiba inyuguti ya nyuma ukongera ukacyandika. Niba usize inyuguti ya usibye inyuguti ya ma uhita uyisiba ukongera ukayandika. Hanyuma niba ari kuri prof cyangwa se izina ryawe ukasiba inyuguti wari usize ukahita wongera ukayandika kugira ngo wirinde yuko biza kukuba error. None uhita ugira hano cyo bita high capture cyangwa se ukapturinga kujya bareye ko se naguri robo, ugakanda aho ngaha ugakanda kuri capture ugategereza. Niba arimo capture ya my human urategereza gatoya. No biterwa n'ibyo baguhaye rero, ntago twese bivuze ngo baraduhereza. Niba baguhaye kano kantu bahita bakubwira ati ngo please drag element light shape, bati ngo draginga cyangwa se terura kano kantu kajyane kuri shape bisa. Ubwo kano kantu kajyanye muri shape muri izi, ubwo naka ngaka kandi ubwo ndaza urabona ko kano gasa naka ngaka. Ubwo nzaza nerure kano karaha, urabona niko nzaterura nkazane hano, numano gatereketsemo neza, kagiyemo neza. Uhita ukanda kuri verify hano kuri verify, ukande verify kuko kuzasanga ari byo bizahita biba verified bahite bikunda. Iyo bidakunze bagusubirishamo ntugire ikibazo, don't worry, wana gutyo babikunze. None ugiye creating account yuzuka kananditse ngo account, ukamenya neza ko kano kantu kivivuye. Yego ukande nurangiza bahita bavuga ati ni wabikoze neza, ndavuga ati ngo has been successfully registered, uko byabaye successfully. Then ukahita ukanda kuri save kuri kara kantu bakagwereza. None ikindi kintu uhita ukora aka kanya uhita uzugakanda kuri aka kantu ka notification, sibyo uhita ukanda. Ubwo ni task yawe kujya guhereze bonus, urahita wakanda. None uhita ukanda handitse ngo verify. Kuri verify ni kano kantu gato ka blue uhita ugakandaho, then wagakanda ukahita ajyamo nyine email yawe yibiro marikamo, then ukahita ukanda handitse ngo verify email.
kugira ngo wohereze credit nyine ugiye kugikoresha kugira ubone izo coin ugiye kubikurizaho. Bahita bavuga yuko bakoresha akariki kuri Gmail yawe, ugahita ukupa telefone gatoya, ugahita uza ahanditse muri Gmail hamwe urebere ubutumwa bwa message, ugahita ugakanda kuri Gmail, noneho uhita ubona akarinki baguhaye hano kanitse ngo support Tony King. Dore ngiyi bita Tony King, witureba muri Tony King bahita ukanda. Gusa harano umusamu ufite ama email menshi atandukanye, ugireye ko hano email irimo ariyo email wakoresheje kuko ariyo yajemo, yarimo yajemo uhita uyikandaho nuko nguko. Okay, none uhita ukanda kuri ya link, bahita ubona ahantu hari ibintu by'ubururu, bahita umanuka gato kuri maruke gatoya, uhita ubona ahantu hari ibintu by'ubururu cyane ari byinshi, ibintu by'ibirinki by'ubururu cyane ari byinshi n'imibare, nurahita ukanda icyo gihe urimo amaze ku verifying. Rero ubweti verified, baba ubweti byabaye verified, ugahita ukanda handitse ngo correct, uhita ukanda handitse ngo correct, uhita ukanda ukiri aho ngaho, dukanda kuri correct. Ubwo ngubwo gutyo babyakunze, ryo cyo ubwati ngo go to home page cyangwa se hano go to home, naho wakanda cyangwa ugakomereza hariya, byose birakunda, cyangwa ukatongera ukagaruka kuri Google. Ushaka guhita uza wakikandira hano domo dutatu mu gihe kiri kuri Gmail, ariko ugahita uzuka kaza handitse ngo run in, ukanda kuri open in Chrome, ugahita bigaruka hano, cyangwa se ukagaruka gutya muri Chrome nka kwa kundi bisanzwe nta kibazo, hanyuma ugakora refresh. Ikoze refresh ubwo byakunze, rero ukora refresh uramanura mora cyane, dukanda none kuri kano kantu kameze nk'akanyamanzwa, ugakandaho, hanyuma ukaza kumanuka. Ubwo n'uburyo bakoramo task arizo zigira ute zituma ubikuza, kandi wibuke kubikuza ugejeje hano 0, reka mbikwereka, ugejeje hano 0 imwe imbere inyuma harimo rimwe, ituye bikuza direct nkuko natangiye mbibereka, right? Okay, hanyuma uzanitse ngo uraza kuzukanda handitse ngo faucet, hano handitse ngo faucet, nukana kuri faucet uraza kwita umanuka hasi, uramanuka hasi uhita uzanitse ngo free, uraza kwita uzanitse ngo free 10, kwako ari bwo kimara gufungura konte uhita ukreminga ahita yijyana kuri balance yawe. Urakanda no nkoze rimwe, unongera kandi mpaka inshuro zingahe 9, inshuro ubwo ni inshuro 10, urabikora inshuro 10. Okay, ndabikoze no ko wasigaye inshuro imwe, nayo ndahita nyikandaho. Ubwo iyo umaze kuyikandaho, iyo ubishatse urongera ukagaruka nyuma y'isaha nibwo wongera kuza gukureminga, ngira ngo uri kubibona hano. Iyo uje gukureminga rero uza kuri akantu n'uri ka verification, ariko twe twako tuzirangije tuzagaruka nyuma y'isaha cyangwa se igihe uri buze kubonera umwanya ikiri cyose. Okay, reka nkwereka noneho hano harimo ama categories agiye atandukanye, ari cyo bita stone, akaba icyo bita iron cyangwa se iron. Bati kuri stone nyine buri munsi bukureminga angana gutya buri saha, ari nabo usanga bakureminga angana gutya buri saha bitewe na level ugezeho. Kwa achieving level niko ubona menshi buri saha. Dusubira inyuma gato, gusubira inyuma uraza ugakanda hano kuri akantu ka X, kanuga X, ngira ngo urabona yuko kuri balance yanjye za coin zamaze kuba zagiraho kimara gufungura. Ubona imbere noneho imbere ya kane hariho 0 zino 0 zizagomba kuzava ku buryo hajyaho rimwe, akaba ari 0 na 1, 0 imbere akadomo 1, icyo gihe tupuraho rwose ukayishyira kuri momo direct. Yes, hanyuma noneho reka nkwereke uburyo uzajya ukoramo izindi task, uburyo ushaka kubakoramo izindi task. Ushaka kuba waza noneho handitse ngo uburyo ushaka kubonamo coin nyinshi. Buno buryo bwose ushaka kuba wakoresha kugira ngo ubone coin nyinshi cyane pe. Tuvuge niba nkanze kuri aka ngaka una gutya aba ari nko ni hano ni nka bet, ushaka gushyiramo niba ukanze kuri rimwe, wenda yingi iragora muri nkwereke iyoroshye. Iyi ni ya rudo nyine, ni kwa kundi ukina rudo ugakina. Nkwereke nsubira inyuma gato, wenda uze ukande kuri iyi ngiyi yitwa dice. Iyi ngiyi niba ari dice ushaka gushyira coin, urabona ko mfite coin 400, coin 400 ushaka gushyiraho dice ukamanuka gatoya, ukaza nyine ukazibetinga mu gihe ubishatse, ariko mu gihe ubishatse ushaka ko wabona inyungu rero mu buryo bwihuse cyane. Hanyuma uraza ugakanda kuri bet, ariko gutya rero ushobora no kuba wazihomba cyangwa se ukahita uzunguka bikiko. Rero akaba nabyo bigufasha kuva muri level imwe ujya mu yindi. Kanda kuri bet, iyo kanda kuri bet urabona ko ndiye ubwo mise ngira rimwe, urebe hari hejuru barandiye ndariwe ubwo hano kuri bet. Gusa kuri bet ntago nayigushishikariza cyane ko ushobora kuba wahomba cyangwa se ukunguka. Ibyo ngibyo niko bikora, niko bimeze.
guhomba no kunguka byose babirimo. Yego uko nze kuri bet ushaka kuba wakunguka cyangwa se ugahomba, cyangwa se nyine biterwa nuko wabigenza. Cyangwa ugakanda kuri auto, ushatse gukanda kuri auto ukanda bikajya bitabyikora, ukanda kuri start auto bet, ushyiraho zikikora zikagenda ziyibara niba wungutse niba uhombye gutyo gutyo. ngira ngo uri kubibona kona hejuru zikwiyongera zikagabanuka. Ariko ibi ngibi ntabwo nakumentioninga ko wakomeza kubikora, uko ushobora kunguka cyangwa se ugahomba coin zose wari ufite, nubwo yenda bigufasha kuzamuka gushaka kuzihomba kandi umaze igihe uzikora. Reka no nkwerekere ubundi buryo bwo nubishaka kuzibetinga gutyo ukazajya ubona inyungu cyangwa se ntuzibone. Ushobora no gutereka telefone gutyo ukavuga ati okay n'ubundi kave kuzirekeraho nigende, ugashyira kuri auto ikajya bimera gutya ukazamuka, warishaho usanga byikubye kujya nabikuza. Ushaka ngo bijye byikora rero ukoresha hano handitse ngo auto, ni uzajya ukanda ugahita ukanda kuri start. Icyo gihe niko bigenda ukajya ibyihorera bikajya byikora. Gusa ndaza kugashyiraho nkarekeraho ngiye kwiryama ngire kuri shage, nashobora gusanga byiyongera cyangwa se byagabanutse. Yego, hanyuma ubwo nubwo buryo ukanda kuri stop ukabihagarika ugasubira inyuma. Reka none nkwereke ni gute bakora izindi task. Ubwo uzaza no kuri kano kanyamanzwa, kano kantu kameze nk'akanyamanzwa, ugakande umwereka uburyo nyine bakora task. Uzanditse ahanditse ngo survey, ubwo iriya niba udashaka kuzajya betinga coin zawe ngo zihombe cyangwa se uzunguke, ukande kuri survey. So urakanda kuri survey, n'ukanda kuri kara kantu kameze nk'akanyamanzwa, ukanda kuri survey. None n'ubundi buryo ushaka kuwakoreramo coins. Ubwo uzazanditse kuri time wall, kuri time wall ni uzakoresha, kuri time wall ni uzakorera task nyinshi mu gihe gitoyo, kandi kuri time wall. None iyo ugeze hano gutya ngira ngo uri kubibona nyine, hano ni task ugenda ukora. Ubwo uraza ukandanditse kuri get start hano gutya, ukande get start. Nukanda get start uraza guhita ugira ahantu hameze gutya. Hano uhita wasainingamo email yawe, kudushyiramo na password ushaka gukoresha cyangwa se password yayo. Udashyiramo email ushaka gukoresha, mara kuyishyiramo mite nkandanditse ngo I'm not Robert hano gutya uyishyiremo. None hano bahita guhereza ibintu bimeze gutya, baguhereza ibyo bashatse, ariko wowe usoma ibyo baguhaye hano. Urasoma niba ari Mount Hills, urumva ni Mount All Hills, ni imisozi cyangwa se yani ibijyanye n'imisozi. Ubwo ndakandaho okay, wenda we ushaka guhereza ngo ukoreshe ngo ni fire, ni amatara yo ku muhanda, uzajya usoma hejuru. Sasa iyo umaze kubikora neza gusa ubyishe baguhereza ibindi ntugire ikibazo. Tukanda kuri sign in, bitubakanda ukiyakanda ubwo babikunze bahita bakugeza hano rero kuri no level, kuri no session imeze gutyo. Ino session rero niyo ukoresha kugira ngo ubone coin. Hano harimo uburyo butatu. Uzaza hano kuri aricyo bita tasks, hano kuri clicks, uzahere kuri clicks. Iyo ukanze kuri clicks bagoreza hano, ushaka kuba bakamamaza amasegonda 5 ugahita goreza coin. Amasegonda 5 yonyine bahagije. Kano kantu kari verifying akura gategereza kakaba V kugira ngo ubone izo task. Yo kabaye successfully, buri munsi baguriza task runaka. Urabona yuko hanga baraza kumereza point 70, ama point 70 ndibuze kumfata amasegonda 5 yonyine ngahita mbona izo coin. Uraza ukanditse kuri view, uyu kanze kuri view gusa, bakanze kuri view byonyine, nta kindi kintu ukora. Ibyo baguha byose ntago byitaho, ahubwo wowe urategereza amasegonda 5, wowe urayabara mu mutima wawe cyangwa se uyavuga, ukabara amanota amasegonda 5. Amasegonda 5 yashize uhita usubira inyuma ugasanga baguhaye ibindi. Iyo baguhaye ibindi nabyo ushatse urabireba ukabona izo coin, sibyo? Gusa kugira ngo video itaza gutinda, hari igihe ubona wabikoze ariko ukabona hano kuri point ntago zirazaho. Icyo gihe tukora iki? Tukora refresh, uramanura gutya cyane ukarefreshinga, bakora refresh izo coins zikatezijya. Twari coin 70 ndetse nsanga ariko coin 70 cyangwa se point 70 ngira nkuko uzibona nako ziriho neza cyane. Ibaze point 70 niba zingana na 0.0 by'idolari, ubaze ufite coin noneho 3,000 2,000 wa ufite amadolari angahe? Nuko ngukora bikorwa. Iyo ni task ya mbere, uzajya uzikora zira mpaka zishizemo. None dore ubundi bwoko bwa task nibyo bita offers cyangwa se hano tasks. Ukande kuri tasks,
Hano rero uzareba task ushaka kuba wakireferaho cyangwa se wabasha kuba wakora. Ntabwo task zose uvuga ngo wazikora, uzajya ubanza urebe hano ese ni task ivuga bwoko ki. Ngeti ngo buy a book, urabona ngo nukugura igitabo, urumva iyi ntabwo wayikora. Uzaza ureba harimo iza Facebook, niba ufite Facebook muri phone yawe, niba ufitemo WhatsApp, urabona iyi ngiyi ni Facebook channel. Kireka ufite Facebook umwe wahita uyiba bakahita guheza kuri 200 ako kanya direct. Uzaza urebe muri phone yawe niba harimo Twitter, niba ufitemo Instagram, ubwingi ntago ubwingi wahita uyikora. Tuvuge niba ufite Instagram uzahita ukanda kuri view, iyo wahisemo ukanda kuri view uzahita usoma amabwiriza ndavuga ati iyo ubona uri buze kuyikora ko ukanda kuri link baguhaye, ukahita ufata screenshot n'ibyo bakubwiye, niba wabafollowinze no kubafollowing ukahita ufata screenshot ubwo uwakanze campaign nyine, sibyo? Dore wenda nk'iyi ngiyi niyo kubabwira ati ngo bahe wewe ndetse sub kuri YouTube gutya, wowe ukakanze kuri view wahita ubona witwahereza screenshot gusa. Noneho uhita ukanda kuri start campaign hano gutya, basta kuri start campaign. Noneho ukahita ukanda kuri ya link baguhaye gutya. Nyine uwakurikiza amabwiriza bavuga ati ikintu cya mbere iba hano bavuga ati urakurikiye iyi link, urebe icya kabiri dukora subscribing iyo channel, ikindi ufata screenshot. Iyo ubonye wayikora uhita ukanda kuri iyo link ariko wakaze start campaign, ukakanda urafungukira ku YouTube. Ubwo ndahita nkanda kuri subscribe kwa kari byo bambwiye, then ndahize mpite mfata ya screenshot, ndafata screenshot ngira ngo urayona ko nyifashe. Mpite ngaruka inyuma hahandi kuri Chrome, mpite manuka gatoya, mpite nza hano kuri upload image. Kuri upload image bahita bafata ya foto ya screenshot nafashe, itukana kuri allow. Screenshot numara kuyikoraho uhita ukanda selecting, uhita ukanda hejuru handitse ngo done hara hejuru, utegereze ya uploading cyangwa se ikore process. Nimara kuya-uploading yabaye gutya, uhita umanuka hasi gutya gatoya, uhita uza hano handitse ngo submit. Kuri submit approval uhita wakanda, ubwo icyo gihe task ubiyirangije neza bahita bavuga ati ngo you have been successful submitted. Why submitinze babyakunze neza 100%. Sasa ubwo umaze kubikora gutya rero urabona itaziza hano muri pending. Izo coin, umubare izo coin ziza muri pending, bakaza ko verify koko nimba iyo task wayikoze, hanyuma waba bayikoze ukahita usanga zizanya hangaha. Ni gute none uzazivana hano ukazishyira none zikaza hangaha? Dore uko uzabigenza rero. Nuvuga ati uzaza ukanda hano kuri option 3 kuri tuno line 3 uhakande, nuhakanda uzahita kohereza ahantu nditse ngo withdraw. Uzahita umanuka gatoya, umara kuhakanda uzahita umanuka gatoya, then noneho uzahita ubona handitse withdraw. Kuri withdraw dore ngaha ni uhita ukanda. Uko ukomeza gukora zira task niko urushaho kugenda ubona coin zawe. Then nugira hano uravuga ati iyo ufiteho coin cyangwa se point, iyo ufiteho point 500 nkuko hano zifite kandi kuzigeza ni minota mike cyane, hanyuma iyo ufite coin 500 ukora icyo bita withdraw, akari guzahita ziza hano kuri balance, ukora cash out cyangwa se ukazibikuza, akari mpamvu kandi kuzikorera zigenda bakwereka izo ufiteho amadolari ufiteho hano ngaha. Yego, hanyuma ukahita ushyiramo hano, wamara kuzishyiramo ukahita ukanditse kuri Tokyo hano gutya, hano tubakanda. Mura kwakanda bahita kwa barimo minimum, uhita usanga hanga hasa irindi bara ko uba wayujuje, tukanda kuri withdraw ako kanya direct akahita kugeraho, akahita ageraho neza kuri coin yawe. Hanyuma ni gute uzagaruka hano rero bisanzwe, uzahagaruka nk'ibisanzwe, uzaza ukande hano gutya, nuba kandi uzahita uza hano handitse ngo Tony King cyangwa se uyisearching Tony King. Akigiye cyose wagire muri WhatsApp channel n'ubundi link niho ushaka kwayikora n'ibindi biganiro byose nkuko natwangiye mbikwereka. Hanyuma then urangiza utuza handitse ngo sorry hano uzajya utuza hano bisanzwe buri munsi buri saha, mu gihe ubishatse uzajya hano buri saha, umanuke hasi uze handitse ngo faucet, ni kuzajya wakanda kuri faucet,
ubwo ni cya gihe cyo gukureminga mu gisaha yashize wenda nka kwa kuri twatangiye tubikora. Reka twigiye mu gice cyo kuba twabikuza, none gute twabikuza tukayashyira kuri momo cyangwa se iyo wakoreye iyo wamaze kwiyuzuza bikuza gute, bigenda bite sasa, right? Nuko nguko rero tugiye kuba twabigenza. Mu gice cyo kubikuza rero uraza kuza ukande hano kuri karo kantu kameze nk'umutuku, ni kwidukana icyo bita wallet, ukayikanda. Iyo bikanzeho rero idukanda handitse ngo withdraw, kuri withdraw ni witukanda. Muri ukanda kuri withdraw ugahita ugakanda handitse ngo hano handitse ngo Tony address. Tony address bisobanuye ko uzakenera adresse yo muri Binance cyangwa se ahandi hose. Ikiza noneho kino programme umuntu ashobora kuba yanabikubikuriza ni waba udafite Binance cyangwa se udafite indi crypto wallet yari yose, umuntu yakubikuriza nayo nakubikuriza nyine yaguheza mu ntoki cyangwa se nawe ukabyikorera. Ubwo ugenda ugafata adresse yawe, gusa minimum ugomba kuba byibura ufite, dore minimum ikenerwa kugira ubikuze ni 0.1. Dore ngiyi ni minimum withdraw, ni 0.1, 0 imwe imbere point 1 kuzamura. Ayo ngo niyo uba wemere ko wabikuzaho bigakunda. Yego noneho nyuma y'ino video noneho kuwa kabiri nzabahereza video y'uburyo wabikuza kuwa kabiri mu gitondo cyangwa se saa 12 n'igice za nimugoroba, mbere kuko ubikuza ishyira kuri momo. Ruvati tugiye kuyikorana twembi tugiye kuba twayikorana, nanjye nyikore rwose nyigeho nyishishikariyeho cyane, cyane ko mfite account nyinshi nyine. None ndagize igihe nikigera muhita mbahereza video ko ibintu byawe babikora kandi byizewe 100%. Wese kwibuka gusiga igitekerezo cya singaho muri comment, ngushimira kandi God bless.